mbanje kubasuhuza mwe mudukurikirana kuri eshatu.bwiza.com ndetse no kuri Bwiza TV. Of course nitwa David Niyobungiro. Uyu munsi ni ikiganiro hirya no hino. Mu kiganiro hirya no hino nkuko mumaze kubimenyera tuba tubafitiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi nabazaniye impano idasanzwe. Muhawe ikaze mu kiganiro. Banyita Usengimana Gilbert, amazina y'ubuhanzi ni Gilles Albert. Gilbert, hari abantu bahise bumva ngo uri umuhanzi. Baye nk'akantu gatoya kagafu. Sinzi ukuntu mubyita ni kaga freestyle. Gato cyane k'amasegonda 30. Kugukunda nako bisa, kukundwa nawe n'umugisha. Nzagukunda mpaka forever, tuzabana forever. Right, yitwa Gilbert, akaba ari umusani. Umusani murabizi nyine ni umuntu hariya ubagezaho ibintu by'indirimbo. Right, nitwa David, ni ikiganiro hirya no hino. Ya muri iki kiganiro tugiye kuganira nawe nyine mwabyumvise afite impano nziza cyane yo kuririmba, aho agiye kudususurutsa nyine mwe mudukurikiranye kuri Bwiza TV. Right, Gilbert, tangira abantu batazi Gilbert ni muntu ki? Gilbert nyine ni umusore utari munini cyane kandi nanone nta nubwo ari na mutoya, kanze murimo muranamubona. Hashize nk'igihe kingana iki utangiye umuziki wawe? Ubundi ngiye umuziki wanjye watangiye kera nkiri umwana, wenda nyifite nk'imyaka nka 14, ako kuba najya muri studio wenda nabitangiye ekeza muri uno mwaka twatangiye wa 2020 mu kwa gatanu nibwo nakoze indirimbo ya mbere. Ni nk'uhe muhanzi ufatiraho urugero kavuga uti ngiye nifuza kuzaba nk'umuhanzi uyu n'uyu? Abahanzi bo ni benshi cyane tu, abahanzi bo mu Rwanda ni benshi cyane, aho kurebye ntago ngiye nkunda abahanzi ba kera. Nk'umuhanzi ngiye nakunze cyane ni Dani Nanone. Ubu ngubu wenda nkunda Ivan Man cyane. Ivan Man, mwabyumvise nyine umuhanzi akunda cyane, ubwo nyine ari buze no kuza kuduha kuri kamwe mu kantu ko kuri uwo musore akunda nyine. Siko bimeze? Nari bito. Okay, right. Wahita utangira ukageza no ku bantu badukurikiye. Ngo tukimenyana sinemeraga ko amarangamutima ngufitiye yakura, ariko uko byaje nanjye ntumbaze, ugiye burya saza ukazimira nzima. Byaje buhoro sinabibona, nsigaye mpuzana w'amaso nkagurumana, icyakubwira ukuntu ngukumbura, usigaye ugenda nkasigaranira nkuko iyi ngoma yashimye imirishyo idahindura umukarasa. Right, iyo ndirimbo ni ya Ivan Man. Right, nkuko nakubwiye turi kumwe na Gilbert mu kiganiro hirya no hino, aho turi kuganira ku mpano yiwe y'umuziki. Right, ubusanzwe kugira ngo umuntu abone nk'ibihangano byawe ni gute yabibona? Ibihangano byanjye rero nyine ujya kuri YouTube kandikaho Gilles Albert. Yes. Kugeza kuri ubu ngubu umaze gusora nk'indirimbo zingahe? Kugeza kuri ubu ngubu nyine natangiriye muri groupe yitwa True Boys, aho nakoranaga n'undi muvandimwe wanjye witwa MS. Twakoze indirimbo ebyiri turi kumwe, ako ngiye kuva natangira kwikorera mfite indirimbo imwe yitwa Ndagukunda. Iratunganyije n'amashusho? Ni audio ariko amashusho nayo muri plan ibiri hafi. Byitegure. Mwitegure nyine Gilbert araza kuba abagezaho amashusho y'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo yitwa Ndagukunda. Yitwa Ndagukunda. Ufite umukunzi? Umukunzi ntago ndamugira. Abantu b'abastar man mufite sikuna abakobwa babemera? Abastar rero nyine biterwa nyine hari igihe kiba kitari cyagera
ngo we washaka umukunzi. cyangwa ufite benshi urabona nyine nk'iyo uri umusitari hari benshi uba ufite abakobwa benshi cyane abo muhurira mu mashoti muri studio urumva nk'ubu ngubu nyine wenda ushaka gusanga ufite ubwabo bwo wenda ashobora kuba yakumva umuvuze kandi hari undi. Ya wapi ntabwo kugeza ubu ngubu nta mukunzi mfite, wenda naramwigeze wenda uwo twakundanaga ariko kugeza ubu ngubu ntawe. Ya kugira ngo ube wamukatira uwo nguwo mwari muri kumwe byagenze ute? Nta birenze nyine tu, ni ibintu twumvikanye, mbona n'igihe kitari cyagera cyo kuba nakundana, ndavuga ati nzakundana nshaka kugira intego. Naguhaye umutima wanjye nta kintu nzigamye, nabonye y'ukuri uwa mbere sinzigera na rimwe nkwanga, nzagukunda bikurenge ntago nzagutererana, sinzamera nk'ab'iki gihe kuko njyewe ndagukunda, mutima wanjye narawuguhaye, sinzagusiga umutima wanjye narawuguhaye, sinzakubabaza, wangiriye icyizere disi cyo kunkunda, wemera kunyegurira umutima wawe urankunda, iyo mbabaye uransanga ukampumuriza, iyo nihebye kandi uraza ukamara agahinda, ndagukunda iyo nihebye kandi uraza ukamara agahinda, ndagukunda 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 ndagukunda, ni wowe buzima bwanjye, kugukunda ntako bisa, gukundwa nawe n'umugisha, nzagukunda mpaka forever, tuzabana forever. Ese ninde wakuruta cyangwa se ngo aguhige, kabisi bose njye ubandutira, eregura number one. Nibaza icyo nakoze ngo ngire umwiza nkawe, yatsagwa n'ibyishimo iyo nkubona hafi yanjye, ndatuza nkarenga n'agahinda iyo nkubona ubabaye kubera njyewe, nyashima Imana yakuremye maze ikaduhuza, utwo wamaye tuza. Ndagukunda umaze kuducishirizaho, ndizera yuko abantu mudukurikiranye kuri Bwiza TV mwaryohewe n'ikiganiro. Iriya ndirimbo niwe wayiyandikiye cyangwa hari undi muntu ubigufasha? Iriya ndirimbo ni njye wayiyandikiye. Bivuze ngo hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye afite impano yo kuba yaririmba ariko ibintu byo kwandika byaranze, ashobora no kuba yaguhamagara? Nta kibazo kabisa, nta kibazo yamvugisha, nta kibazo kabisa. Tugarutse mu bintu by'ubuhanzi, ese nka buriya hano mu Rwanda nuhe mukobwa muri music ubona ukavuga uti uyu mukobwa kabisa? Abakobwa bahari bose ni abahanga plutôt, ako Knowless arabarenze bose. Knowless nk'ubu ngubu Knowless aje nkangana nk'iki wumva ahita umubwira? Knowless rero ikintu namubwira nyine ni uko ni umuhanga, arabizi kabisa, arashoboye. Dusoza gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Bwiza TV. Ikintu nababwira rero, mukomeze nyine mujye kuri YouTube murebe indirimbo Ndagukunda, ni nziza, kandi mukore subscribe, mu minsi mike na video igiye kuza, muryoherwe kandi turabakunda. Right, ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro hirya no hino, twatiri kumwe na Gilbert aho yatugejejeho ibihangano bye, nyine mwabyumvise, mushobora kuba mwamusanga kuri YouTube, urajya kuri YouTube no gusacinga Gilbert
ya no kugenda ukandika nyine kuri YouTube Jules Albert then mugakanda kuri subscribe atubwiye yuko n'amashusho mu minsi mike iri imbere arababagezeho. Ndabashimiye mwese twabanye, nge nitwa David Niyobuhungiro, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye bica hano kuri Bwiza TV.